inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo. Nyizera ngende, nuzi ko njye nkubeshya se? Ubwira amakuru nizeye. Niyo makuru mfite. Kowe nuravugana nawe? Aho mu rugo twaze tuvugana. Aho mu rugo? Cyusaje mate? Iriwagizaje mate? Nuko nashakaga kubibagira ikibazo nyine mfite cy'umuntu ko mu majyarwara indwara y'igifu kandi amafaranga afite abari kuyansaba nyine. None se izina rya Cyusarije muri te? Ni kugusobanura ko nyine nashaka kubaguza amafaranga nyine mbabwiye ikibazo mfite mu mbandi kuvuga ati ndabaza Cyusa cyangwa undi muntu wa mu. Kandi sha wowe ejo abone bari bagiye kwirukana? Sijya gusaba imbabazi. Ni wowe. None urongeye gutanga amakuru hano. Uba hano uri maneko? Uri maneko iriya famille? Turkwandeba. Urazuga telefona ukabwira bari abantu ibintu byose bikorerwa ahangaha. Yes, ndongeye ndagusuje kandi nguhaye ikaze wo dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Nitwa Banina, ningiye tugenda tubana umunsi ku munsi. Nizere ko wamaze kubukora subscribe kuri YouTube channel yacu bita Top Films, aho tugenda tugaruka kuri films zigiye zitandukanye ziba zagiye zibikora, ariko tukayibanda cyane kuri filime Inzira y'umusaraba kubera ko ni filime ubona ko yagiye yubaka imitima ya benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nizere yuko waje kuba rero wishimira yuko ibyo byose byabaye kuri uno munsi. Tugiye kurebera hamwe episode ya 48 kuri season ya 2. Muyiteguye mute? Ese ni ikihe kintu gishyashya wifuza yuko cyaza kuba cyashyirwamo, ndetse n'indi yihe gahunda wifuza yuko abantu bagiye batandukanye bagenda bongeramo, kubera ko mwino filime irimo iragenda ikundwa, yandika amateka si mu Rwanda gusa ndetse no hanze. Nizere ko wiyandikishije. Tugiye kuba turebera hamwe, dore ko twabonye uwo bita Sylvie azana inkuru nziza, abwira Kanyana, abwira Iribagiza, ababwira ati nimwishime kubera ko uwo bita Cyusa yaje kubafata umwanzura yuko agiye kuza akaba yagushimuta akagutwara mukajya kwibanira mukarwanira urukundo rwanyu. Uwo bita Iribagiza ababwira yuko iyo nkuru atari ubwa mbere ayumvishije kandi ari byiza cyane, ariko bitazoroha cyane kubera ko bishobora kuba byabashyira mu byago. Ku rundi ruhande uwo bita Cyusa yibereye mu rugo, papa we aramuhamagara amuga ati ngwino urebe ibintu wakoze, ngwino wakabyara we, ibi bintu wakoze bigiye kuba byadukoraho, ugomba kwisubiraho. Tidore ibintu bakuzaniye kubera ko ubite Simbi baba bamuzanye, barakuvuga bati akira nawe utangira ufate inshingano, umenye kubyara niki, ese kubyara bisaba iki. Ubita Rugema ubwoba bukomeje kuba bwinshi, ndetse Iribagiza nawe yaje kuba ashirika ubwoba, atangira kujya abaza ibibazo bigiye bitandukanye uno muryango, ababwira ati mu byo mutekereza byose gukora, reka mbabwire yuko ntazigira nemera uwo mugabo murimo murashaka kuma. Ngewe nkunda Cyusa kandi ntabwo nzigera muhemukira kubera ko nta kibazo na kimwe mfitanye nawe. Reka rero nkubwire yuko kuva byose byatangira uwo bita Cyusa yakomeje kuguma iruhande Iribagiza, aramubwira ati turi mu bibazo bikomeye cyane, ariko reka nkubwire yuko bizagenda neza tukabana ndetse tukabana neza cyane.
Rero kuno munsi ngiye kongera ngubwire yuko ngufitiye amahirwe akomeye. Nimba ufite YouTube channel ukaba ifite ibibazo bigiye bitandukanye, ugomba guhamagara company YouTube Solution Company Limited kugira ngo bagufashe bakuzanire ya YouTube channel yawe ndetse banakurikirane ubuzima bwayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka rero kano kanya nanone ngasoreshe no kuba nasoma ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye mwagiye muduhereza kugira ngo tujye tumenye se abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ni igiki mwatangaje kuri no filime kugira ngo bijye birushaho kumera neza cyane. Uwitwa Shadia yo kwizerwa yanditse ati Kanyana uri umuvandimwe mwiza cyane, nge ndagukunda cyane, namwe mumukunda nimumereze uturayike. Uwitwa Mutesi Joyeuse yanditse ati abifuza kubona musaza wa Iribagiza ni mumerayike, we love you Iribagiza and a Merry Christmas to you all. Urakoze cyane. Undi wita Mukare na Bade yanditse ati number 1 mume like, share na comment kuri Cyuzuzo TV show. Undi nawe yanditse ati twa ukwitegetse Janet yanditse ati abumva ko isimbi yakura miliyanda tumenyane. Undi wita Kamugisha nawe yanditse ati nukuri ndifuza ko Inzira y'Umusaraba iva kuri Iribagiza bikajya ku muryango wa Nyiranambara, abifuza ibyo ni mume like. Reka nkubwire ngo ikiganiro ni minota 5 ya filime Inzira y'Umusaraba. Nimba warabashije kuba ugikurikirana nizere yuko byakugendekeye neza cyane. Nitwa Banina. Igitekerezo cyawe ni ikihe? Ese ni ikihe kintu cyagushimishije muri no filime? Ese nyuma yo kugushimisha ni ikihe kindi ushobora kuba wavuga ko ari ikintu cyakunejeje? Kagushimire, njyewe tuzatubana. Nitwa Banina ndetse ndagukunda cyane.